Nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza abo tubana umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV n'abadusura kuri channel yacu, ndabifuriza ibihe byiza, mugire amahoro aho muherereye hose, yaba abari mu Rwanda mu turere dutandukanye, yaba abari mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se muri Afurika mu bihugu bitandukanye kandi mu byo mwaba mukora byose, ndabifuriza amahoro y'Imana n'ibihe byiza, abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Aziya, Amerika zombi, ibihugu byose ndabasuhuje, ndabifuriza amahoro y'Imana n'ibihe byiza no kugubwa neza. Ngarutse muri showbiz dushingiye ku makuru dufite kandi tugenda tubona bigaragara ko ari amakuru afatika. Ku nkuru y'uyu mugabo Apotre Paul Gitwaza, amakuru dufite ni uko uyu mugabo yibasiwe kandi ari guhigwa bukware, ari guhigishwa uruhindu, isaha n'isaha ashobora kurogwa mu buryo budasanzwe adakajije umutekano we, cyangwa se ngo yirinde muri ibi bihe bigaragara ko yavuze amagambo atoroshye cyangwa se akomeye kuri aba banyamadini basanzwe bafite imyizerere itandukanye n'iye cyangwa se n'imyemerere itandukanye n'iye. Murabizi neza ko amacacizi menshi yabayeho kugira ngo aha freedom abantu bayakurikira cyangwa se abantu rusange batandukanye, bikagaragara neza ko abo bantu kugeza uyu munsi bigaragara ko Apotre Gitwaza ibyo ari byo byose ashobora kuba yababangamiye muri speech yakoze, ariyo mpamvu iki gitero cy'uburozi. Murabizi neza ko nyuma y'uko atangaje ko abakristo bagomba kwitwara se cyane imyambarire cyangwa ku bacuranzi, ku bahanzi, ku bacuranzi, ku baririmbyi be no ku ba rasita nyirizina, ibi bintu nyuma y'uko biteje saga ikomeye cyangwa se nyuma yo kugaragara mu buryo bukomeye muri showbiz cyangwa se no mu buryo buri community, abapasiteri benshi cyangwa abashumba benshi bafite umugambi mubi kuri Gitwaza, bafite umugambi kabutindi. N'amakuru twakomeje gutohoza ko uyu mugabo ari kubavangira, kuko iyi polemike yateje barashaka uburyo bakwikuvura cyangwa se bamwikiza. Ibyo ni ibintu tubona twamaze kubonera amakuru ahamye kandi afatika. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko Apotre Paul Gitwaza atangaje ariya magambo akomeye agendanye n'imyizerere y'uko abyumva cyangwa se nk'uko yize nka dogiteri warangije doctora muri theology cyangwa se no mu myizerere y'amadini, byaje kuba ikibazo gikomeye kandi giteye ubwoba ku buryo habayemo kwibasirwa gukomeye. Benshi bari kumwamagana kuri social medias, mwagiye mukurikira ibiganiro bitandukanye byagiye bikora n'aba influencer batandukanye kuri baba YouTuber, byagiye bikorwa n'abanyamakuru batandukanye, byagiye bikorwa n'abantu mu ngeri zose, ariko ibyo byose byagaragaza neza ko bari kurwanya imivugire ya Apotre Paul Gitwaza, kuko ibyo yavuze benshi barakuramo amagambo amwe bati ni ukuri, ariko bagera kuri Rastafari bataha yarengeye kuko ni idini ryigenga, ariko iryo dini ryigenga barisengeramo ntituzi impamvu ryabaye idini gutyo. Amadini yose agenda abaho bitewe n'imyizerere yayo n'imyemerere yayo, kandi tuzi neza ko imikorere ya shitani ari mu ibanga. Uretse rino dini risenga shitani nyirizina cyangwa se ryubahiriza kiriya kimenyetso cya 666 ryagaragaye wenda nka hano i Goma cyangwa n'ahandi basenga bambaye ubusa cyabagira gute, aya akaba ari amadini yo wenda yeruye akigaragaza, ariko ayandi menshi cyangwa se nta n'umuntu ukorera shitani buriya ngo abivuge ku mugaragaro. Ari nayo mpamvu n'amadini ya shitani menshi aza yiyoberanya agaragaza ko afite imyemerere n'imyizerere ariko mu ibanga, kuko murabizi ko nta muntu n'umwe iyo bavuze shitani cyangwa se iyo bavuze abakorera shitani muhita mwumva ibyaha. Nta muntu n'umwe w'umunyabyaha cyangwa se ukora ibyaha we ushobora kubyemera atabifatiyemo cyangwa se utamubonanye igihanga. Ni nayo mpamvu nka Apotre Dr Gitwaza akimara kuvuga ibi bintu imbaga nyamwinshi yahagurutse, kuko hari imbaraga yari akoresheje cyangwa se hari ibintu yari avuze bibangamiwe n'imbaga nyamwinshi muri sosiyete nyarwanda cyangwa se n'abamukurikira bose, kandi abivuga we abihagazeho, arimo kubwiriza cyangwa se ari kuburira abantu bamukurikira cyangwa se bamuzi mu buryo
asanzwe ateye cyangwa ameze. Ibi bintu byateje imbaraga n'imvururu zikomeye ku buryo buri muntu wese, dore yabivuze ku cyumweru, uyu munsi tugeze ku wa gatanu, ariko urwego bigezeho ni urwego ruteye ubwoba kuko na n'uyu munsi abantu ntibaratuza ngo biyakire, abo yasaye nk'abatunga urutoki abo barasita cyangwa se abo bumva ko Rastafari ari idini ryigenga, akaba yavuze ko ari idini risatanike, cyangwa se kuri abo bapasiteri bafite insengero zishobora kuvuga twe dufite abacuranzi bafite amadredi, dore ko bireze mu macaci, dufite abaririmbyi baririmba biyambariye amapantaro ku dututi twabo cyangwa se ku mapodiyumu yabo. Ibyo byose byari byeze ntacyo bitwaye, ariko noneho ikaba intambara itoroshye hagati yabo na Paul Gitwaza. Apotre Paul Gitwaza ibi bintu kubivuga, we yumvaga ko ari kuvuga ubutumwa cyangwa se ari gutanga umurongo mwiza w'ijambo ry'Imana n'ivugabutumwa rikwiriye. Ariho benshi bavuze bati twavuye muri ADEPR cyangwa se imyizerere ya ADEPR ntitureba, we Gitwaza ubizanye ute? Aba ni abanyamacaci bafite aho bahuriye nawe cyangwa bafite uko bumva ibintu mu buryo bwabo. Ari nayo mpamvu nyirizina iyi ntambara yose yo gukomanya imitwe aba bantu hejuru y'ijambo yavuze, cyangwa se no kuvuga bati abakristo bacu bagiye gutangira kuvuga ko twe wenda tutabwiriza tutazabajyana mu ijuru, bigaragare ko Gitwaza agiye kongera kugira abayoboke cyangwa ashobora kugira abantu benshi bamukurikira cyangwa bakamuyoboka, biri buteze ikibazo gikomeye, cyangwa se biri bugaragaze neza ko uyu mugabo ari izindi mbaraga azanye, cyangwa se hari irindi jambo azanye ritandukanye n'iry'abanyamacaci bizeraga. Noneho ariyo mpamvu mbabwira ngo nyuma y'ibi byose, nyuma yo kuvuga gutya, nyuma yo kugenda gutya, aribwo byajya bigaragara neza ko uyu mugabo hari igitero simusiga ku bwabo. Benshi barumva ko yari arapfuye, abandi bakavuga bati ibyo ari byo byose akwiye guceceka cyangwa se akavaho, kuko yakomerekeje abashumba benshi b'amadini cyangwa se b'amatorero batabaje kuvuga ibintu, cyangwa se bumva ko iyi turufu yo gutanga liberite ku baririmbyi cyangwa se ku myitwarire ya buri muntu wese byabinjirizaga abayoboke benshi, bituma iri jambo rya Paul Gitwaza benshi bamaze gukora umupangu cyangwa se bari gupanga neza ko agomba kurizira. Ibi ni ibintu biri ofisiyeri bya nyabyo. Ni ukuvuga ngo isaha n'isaha Apotre Gitwaza atitwararitse cyangwa yitware neza, ibi bintu arabizira, kuko uburozi buri gutegurwa mu mpande zose. Nababwiye ko ari guhigwa bukware kubera ibintu bidasanzwe cyangwa se imbaraga yakoresheje avuga iki kintu. Benshi bumvaga ko cyari kibabeshejeho, kuko kuririmbisha abakobwa bambaye amapantaro cyangwa se bambaye utuntu tugaragaza ubwambure bwabo nk'uko birivuga, cyangwa se gucurangisha abacuranzi bafite amadredi na amarasta cyangwa bapfumuye amatwi, ibi bo bumvaga ko ntacyo bitwaye, kandi bumvaga ko bikomeza gukurura abantu benshi bumva ko umunyenga bawubonera mu nsengero. Urugero wenda nk'abakora imirimo y'uburaya cyangwa n'ibindi, bumva ko kwitwara gutyo ku cyumweru azagenda akaramya, agafata ambiyanse, akabyina rwose akinezeza atitaye ku myambarire ye, cyangwa se bitewe n'abarimo kumubwiriza kumva ko bahwanyije ukwizera, bituma biteza ikibazo, kuko aba bantu bazaga bagatanga amaturo, bagatanga ibya 10 cyangwa se bagatanga amashimwe ko ari bazima, mu buryo bwo murabizi uburyo sosiyete y'ikiremwamuntu ibayeho. Umuntu wari wese abavuga ngo umutima wanjye ndawuza, ariko abashaka kugaragara neza imbere y'abandi, cyangwa se no kugaragara ko ari umuntu mwiza ushima Imana, niyo yaba muri we itamuzi cyangwa atanayizi bitewe n'ibikorwa akora, ariko imvugo kuvuga ku munwa Imana aba yumva ko bimubereye, cyangwa se no kugaragara nk'umuntu uri mu murongo w'Imana, cyangwa se wagiye gusenga, cyangwa se ufite uko yitwara. Bigateza ikibazo rero kuri Apotre Gitwaza ko aba bantu bafite amacaci cyangwa se abapasiteri cyangwa n'aba ba bishop n'aba ba apotre bandi n'aba dogiteri bandi babikrititse, abo ba Rutayisire n'abandi na ba Mignone na ba Masasu, bo rwose bajyaga bibwiriza ko ibyo bintu ntacyo bitwaye, biteza saga ikomeye, ku buryo isaha n'isaha uyu mukozi w'Imana, iyi ntumwa y'Imana, umurimo atangije muri iki gihugu wari umaze imyaka, murabizi yaduka ry'amacaci rimaze imyaka irenga 25,
ndabyibuka neza ibi bintu byatangiye kuva muri za 97 amacaci nibwo yatangiye gufunguka ari menshi agendanye n'iyi myizerere, mu gihe ayari ahari wenda wasangaga amadini yakoreraga mu Rwanda ubwo wasangagayo wenda bafite uko bitwara ibintu no guhana abakristo, ariko uyu muco wo kugira ngo umukristo yitware uko ashaka mu myambarire, mu mibereho ye, nta muntu ushobora kumubwiriza ngo igorore gutya cyangwa se itware gutya, byatangiye icyo gihe. Noneho ibaze Apotre Paul Gitwaza umunsi abivugiyeho cyangwa se uburyo agaragarije ko ibi bintu ari ikibazo cyangwa se bishobora kubangamira sosiyete y'abantu bizera cyangwa se bidahesha agakiza cyangwa se bidashobora guhesha ijuru umuntu witwara gutya, cyangwa se ashobora kuba nitaza nk'uko Bibiliya ibivuga, cyangwa se akaba yaba ikibazo ku bantu bamureba bakaba bamucumuriraho. Ubwo ni ku bakobwa baririmba cyangwa se no ku bacuranzi bafite iyo myitwarire Gitwaza yavuze cyangwa iyo myambarire. Noneho rero mwabantu mwe mudukurikira kuri Nta Mikino Online TV, nababwira ngo rwose ibi bintu biteye ubwoba. Gusa nimba ari ubwa mbere tubaye cyangwa nimba udusura, dukandire subscribe, duhe like, usharinge, urabukoze cyane, ukomentinge, biradufasha. Ku rundi ruhande nagira ngo mubwire ngo abantu basenga cyangwa se banejejwe n'izi mvugo za Gitwaza cyangwa se n'ubu butumwa Gitwaza yatanze cyane iri jambo, mu musengere kuko ari wanted ku buryo bushoboka kandi mu ibanga, isaha n'isaha. Si ikipe imwe iri kumuhiga, uwo ari wese uri bumuco rwaho, nta makuru dufite, uburozi araburya. Cyakoze nimba ari uw'Imana ashobora kuburuka, cyangwa se isaha yaba yageze yo gutaha cyangwa se yo gupfa, Imana ikamwakira mu bayo, dore ko yaba azize ko yavuze ukuri kandi kuryana mu matwi. Turabashimiye abadukurikira, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde kandi mugubwe neza.